mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Robert yararimo abwira Hirwa ko bagomba gufatanya bagashaka Lina. Ese aho yarakomeje nangwa ni yarakomeje? Mu nyemuru yacu tuyitangiriye kuri abangaba bombi babiri. Batahira abaza Hirwa kabwa ati Hirwa basi sibyo nakubwiye wabyumvise? Hirwa ati ahubwo urakomeje. Wowe Robert ni wowe uri kubivuga se? Oya ndizere kuri uri gukina. Robert ati Hirwa nibyo nagize uburakari numva ndakariye Lina. Natekereje fizi zose twamutayeho, ntekereza uburyo buri munsi wo gusura inge muntu wajyaga kumusura, ntekereza ko namuhaga buri kimwe, nta kintu n'iki na kimwe yigeze amburana. Ibirenze kuri ibyo kandi nawe nuko numva birandenze, namureba nkumva neza isi nyikaragiyeho. Byose byari uburakari kandi koko naranarakaye. Numvaga nshaka kuzamubabaza ubuzima bwe bwose, ariko natekereje nsanga nararengereye. Tugomba gushaka mushiki wanjye nkamusaba imbabazi. Hirwa ati aho ngaho niwagize ubwoba bw'uko nakubwiye ko ndi buhamagare girlfriend wawe nkamubwira amabi yawe yose? Robert atoya niyo wamuhamagara nta kibazo, niyo wabimubwira nanjye nawe undi rega yabyaye umukobwa, kandi ikindi abaye ataranangenewe n'ubundi niyo utanabimubwira yava mu buzima bwanjye. Hirwa ati none se urakomeje? Robert ati yego, uyu munsi nta kazi ndi bukore, reka dushake mushiki wanjye. Hirwa ati numushaka sura muze uri hari utabanje kumwumvisha urumva biri bakunde. Hirwa ati ibyo ngibyo bindekere, reka tubanje dushake Lina, tata turaza kumwitaho nyuma. Bombi barabyemeranywa, bafata umwanzuro wo kwirwa bashaka Lina. Bajya mu modoka imwe bakamushaka ahantu hose, ndetse bafite n'ifoto ye, ariko bagenda bayereka abantu bababaza niba bamubonye nangwa se hari aho bigeze kumubona. Bamwe bakabarangira, ariko aho bageze bagasanga n'ubundi Lina arahavuye. Baramushaka umunsi wose ariko bakamubura. Bagera mu rugo bananiwe, ariko bakiha intego ko bagomba gukomeza kumushaka. Ku rundi ruhande Lina afata kagapapuro kaba kariho inamba za Lydia akamuhamagara. Aramubwira ati Lydia, ese wambabarira njye nawe tukabonana? Wambabarira njye nawe tukavugana? Lydia ati Lina narakubuze kuri telefone, byagenze bite? Lina ati Lydia it's a long story, keretse ahari turi kumwe. Lydia ati none se basuriye ngo mpagusange? Lina ati ahubwo niwe wakabaye umbwira ahantu uri nkaba ari njye uhagusanga, kuko njye simfite aho ndi kubarizwa kano kanya. Lydia ahera akamurangira
Lina ati ndumva aho hantu ari kure ntabwo nahagera n'amaguru. Lydia ati wowe fata moto ndi buyishyure. Lina ahera akabikora agafata moto akajya guhura na Lydia. Akimugeraho Lydia akimukubita amaso areba uburyo Lina ari gusa. Kamubaza Lina kuri gusuko umusatsi umeze nk'uw'abasazi, imyenda wambaye irasa nabi, wambaye ibirenge, inkweto wazishyize he? Lina ati Lydia byihorera uvuga batarabona, nta nubwo nkeneye kumenya ko umusatsi wanjye ujagaraye, sinitaye no kumenya niba imyenda nambaye inasa nabi, nose ubundi yasa neza gute? Imyenda maze iminsi irenga ingahe nambara, singira aho ndyama, singira aho mba, aho ngeze niho nicara, aho ngeze niho ndyama, ubwo aho agatotsi kamfatiye niho mera ko ndyamira. Lydia ati nizere kuri gukina ariko none se ntabwo ugiri iwanyu se byagenze gute? Lina ati Lydia ibyanjye bikomeje kuba rwose agaterera nzamba, ibyanjye bikomeje kudogera mu rugo baranyirukanye, kandi ikindi ntabwo nshaka kujira mu maso pe, nk'uko nihagazeho sindirire mu maso ya Ali ni nako nashaka no kuririra mu maso yawe. Ikintu kinza nyangana kimwe, mbabarira wumvishe musaza wawe basa mu bufasha. Lydia papa yaranciye, musaza wanjye mukuru we meze nk'icyo ntazi imbere y'amaso ye, uretse Hirwa wenyine abandi bose bankuyeho amaboko. Mama we ntiyanavuga kuko ni nkaho nta n'ijambo afite. Ndirwa nzerera, ndirwa mbunga nka rohombe, maze nkakangahe ntarya, mfite ubwoba ko rimwe nzanaraba nkagwa. Lydia ati buretse gatoya. Ahera ko yiruka akabanza akajya gushaka icyo kurya akamuzanira, akavuga ati ngaho banza urye. Lina no gusonza n'inyota yose ararya akananywa. Lydia aramwitegereza akavuga ati ariko disuri keza, uziko nubwo ndi kureba usa nabi ariko ubwiza bwawe bugaragara. Lina ati shabyihorera, ubwiza bwanjye si ubu bumaze iki? Ubusa ubu ngubu bumariye iki? Ko nta kintu n'igihe na kimwe bumariye kano kanya. Ntacyo pe. Lydia ati none se ari muganira yanzuye iki? Lina ati ariko narabikubwiye, arashaka ko nkuramo inda kandi nabyo nakora. Lydia ati mbega nuko bimeze? Okay, bindekere. None se waretse nka gutwara tukaba turi kumwe ukaza tukajya kubana? Lina ati ntacyo, reka ngaruke njye gufata valize yanjye kuko hari umuntu nari nayisigiye, ntago nari kuza kukureba nyifite. Lydia ndetse nari nabaremeranywa, bakemeranywa ko bagiye kuba bari kumwe mu gihe ibibazo bitarakemuka. Lydia abwira Lina ko adakwiye kubaho atishimye kubera ibyamubayeho, akamusezeranya ko agomba kumuba hafi.
Lydia ahera ko ategera Lina akavuga ati ngaho ihute ujye kuzana valizi yawe. Lina koko aragenda. Mu kugenda kwiwe arimo agenda agera n'ubundi ahantu aba yasize valizi nk'ibisanzwe. Robert na Hirwa baba bakirimo bamushakisha ariko noneho batandukanye, mbese umwe agaca aha n'undi agaca aha. Lina akiva kuri moto uwitwa Robert nyuma yo gutandukana na Hirwa ahera akabona Lina ari kuva kuri moto, aparika n'ubwira bwinshi, araza agahera akamufata ukuboko. Lina agihindukira abona ari musaza we, ahera ko yikanga. Robert nawe akibona uburyo mushiki we asa ahera ko yikanga, akavuga ati ni ukuri gusa. Lina ati none uragira ngo nsene? Ese ubundi ndekora kwanza ko mbona uri kumfata ngende igisambo. Robert ahera akamuhobera n'ikiniga cyinshi. Lina kwihangana biramunanira agahera karira. Robert atabasha no kuvuga ahera akabwira Lina akavuga ati Lina, I'm sorry, mbabarira, nayobowe n'uburakari, nakoreshejwe n'umujinya, naragutengushye, naragutoteje, ariko mbabarira. Lina ati Robert, ntabwo mfite uburenganzira bwo kurakarira, izo mbaraga sinanazibona. Nibyo nakwibajijeho byinshi, yewe na tata mwibazaho byinshi, ariko nyine nanjye mumbabarire, ninjye witeye ibi byose. Robert ahera akamubwira ati basi ngwino dutahe. Lina ati uragira ngo ntahe? Ubwo tata ndongera muhinguka imbere, uzi ibintu yankoreye ejo bundi? Oya. Robert ati yewe ngwino dutahe. Humura nta muntu uzongera kugukoraho, ikindi tugomba kukuvuza, yewe ukamera neza. Lina ati nta kibazo ngifite, ntago nzi uko Imana yabigenje pe, akaboko kanjye nanjye nagiye kubona mbona karasa naho kari kugenda gakira. Yego ndacyababaramo gake ariko ntago ari cyane, ntago wabimenya nyine ntakoze ikintu kiremereye ngo wenda ngikoreho ngiterure, ntago wamenya ko mfite ikibazo. Robert ati nyine tugomba kukuvuza, kandi ninjye ugomba kukuvuza kuko byose ninjye nyirabayazana. Ahera akafata telefone agahamagara Hirwa akamubwira ati ndamubonye, ngiye kukoherereza address y'ahantu turi uhadusange. Hashira akanya koko Hirwa akahabasanga, akibona Lina aranezererwa akishima, amarira nawe akazenga mu maso. Ahera akamubwira ati nongeye kukubona, nari mfite ubwoba ko nazongera kukubona, reka tujye mu rugo. Bahera ko bajya ahantu yari yasize valizi ye. Robert ni nawe ugiterura akayishyira mu modoka, amukingurira umuryango ngo yinjire mu modoka ye. Hirwa ati reka reka, ninjye uri bumutware. Robert ati yewe reka bari njye umutwara.
batangira kubishwanira, umwe ashaka kumutwara n'undi ashaka kumutwara. Rina we biba byamusekeje arimo areba uburyo basaza be bari gushwana kubera we. Ahera akababaza ati ariko ubundi murapfa iki? Okay, ngaho reka mfate moto mugende muri izo modoka zanyu mwembi. Bombi bavugira icyarimwe ati oya, ugomba kujyana nanjye, nta wundi muntu mujyana uretse ngewe. Rina aba yumiwe, ahera akavuga ati n'ubundi nari nkumbuye akavuyo kanyu, nari nkumbuye kubona tumeze gutya, nari nkumbuye kubona twembi twishimye. Ahera akanababwira ati base umwe nahayira undi. Hirwa ati ni ngewe muto, Robert ntamarire. Robert ati ni ngewe wababaje mushiki wanjye, nanjye mparira mutware twiyunge. Mbese rubura gica. Hirwa agira hakava kwijima akareka Robert akaba ari gutwara mushiki we. Hirwa atahana na Rina ari nako bari kuganira, biganirira utundi dustori twa kera, arimwe amwibutsa uburyo kera bari babanye, uburyo yajyaga amuterura akiri gato, uburyo yajyaga amujyana ku ishuri, uburyo yajyaga amusura. Rina agashaka kuzana ibyo kugira ngo arebe ko yasaba imbabazi musaza we, ariko Robert akamubwira ati oya Rina, turabavandimwe, ibyabaye ntibikuraho isano dufitanye, ibyabaye byose ntibikuraho kuri mushiki wanjye. I do love you. Rina ati ndabizi, nari nanatunguwe, ndi kwibaza icyabaye cyatumye undakarira bigeze hariya. Robert ati ndumva ntewe ipfunwe nabyo, ntabwo nshaka kubitekerezaho. Bagera mu rugo, mama Rina akibona Rina ibyishimo biramusaga, agahera ko yishima akamuhobera. Papa Rina nawe akimubona mu kiniga cyinshi n'agahinda, ahera akamwegera agashimira n'abasaza be, akavuga ati mundushije ubutwari, ariko nanone ndishimye kongera kubona agakobwa kanjye kamwe rukumbi. Bishimira Rina nawe akabona ko bamwishimiye. Bamuha karibu mu nzu, akakirwa nk'umwamikazi. Papa Rina ahera akatanga itegeko, akavuga ati mwese muri uru rugo muzajya murya ari uko ari Rina watanze itegeko ry'ibigomba gutekwa. Mugomba kwita ku mukobwa wanjye n'umwuzukuru wanjye akazaza asa neza, akazavukira heza. Guhera ubwo batangira kwita kuri Rina, akongera akamwenyura. Bakiri muri ibyo, Robert asa n'usohotse akinyabya, akamara umwanya munini ari nako bari kwibaza ahantu ari. Agarukanye telefone nshya kandi nziza. Rina akiyibona aramusimbukira akamuhobera ndetse akanamushimira. Ibibazo byari muri urwo rugo byose bihera ko bishira. Rina arongera agasubira ku murongo. Ikintu cya mbere akora ahera akahamagara Lydia, akamubwira ukuntu byose byagenze n'uburyo yahuye n'abasaza be ndetse n'uko byifashe.
Lydia ahera akabwira Lina ati ahubwo buretse gato banze mvugane na Ali kuko turi kumwe. Ubwo tayari reka tuve kwa Lina tujye kwa Ali gatoya. Lydia bari kubwira Ali akamubwira ati bro gabanya ubugoryi, reka kuba ikigwari. Lina ntabwo ari umukobwa mubi. Ikindi cya kabiri uriya mwana yararezwe. Gatatu uriya mwana w'umukobwa ni intwari. Abandi bakobwa iyo batwaye inda bazikuramo, ndetse ubu bwabo hari n'igihe babikwisabira, ariko reba inshuro zose babimusabye yarabyanze. Yemeye gutotezwa, yemeye gutukwa, yemeye kubaho nabi, yaraye hanze, yaraye ku muhanda, just gusa kugira ngo arengere umwana atwite. Ariya n'amaraso yawe. Icyo kintu uri kucyumva? Ndakwinginze renga ubwibone ufite, urenga izina ufite, ubane n'umugore wawe. Ese utekereza ko uzigera ubona undi mugore uri marayika kurusha uriya? Utekereza se ko uzabona umugore mwiza kurusha Lina? Nta na hamwe uzigera umukura. Tekereza kabiri. Zana umugore wawe mubane. Arabitekerezaho akumva ibintu byose mushiki we amubwiye, kuko agatangira kwibuka uburyo we na Lina bari babanye, uburyo amukunda, akibuka bwa mbere bahura, akibuka ko no ku nshuro ya mbere amubwira ngo baryamane yabyanze, akibuka ko ari we wamuhatirije, akanibuka ko byose yabikoze kubera urukundo, akigaya mu mutima. Ahera akasezeranya mushiki we ko agiye kubikora, ariko nanone akamubaza ati none se Lydia, Lina azabyemera? Azemera ko tubana? Lydia ati musaza wanjye, Lina aragukunda. Lina aragukunda birenze nuko nanabikubwira. Ntabwo yakwanga kubana nawe. Ikindi cya kabiri aranagutwitiye. Icya gatatu nawe arabizi ko ari umugore wawe. So she have to do it and she have to accept it no matter what. Arati basi se wabimumbwiriye? Lydia ati noneho ndagagaye. None se ujya kumutereta nabwo narabikuvugiye? Amakosa wakoze uzi uburyo wayakozemo. Ukwiye guca bugufi ugasaba imbabazi umugore wawe. Tuzongere guhura ibyo bintu wabikoze. Lydia ahera ko yigendera. Undi nawe ahera ko afata telefone agahamagara Lina. Lina ahera ko yitaba. Ati karame Ali. Ndati babe come on, nuko wakabaye unyita? Lina ati ariko nakubwiye ko wampaye impamvu zituma nkwita Ali. Ntabwo ukiri babe. Arati basi mbabarira baby. Please babe. Lina ati rega sinjya mbasha kukurakarira, kuko urukundo ngukunda nirunyemerera kukurakarira. Ndagukunda n'umutima wanjye wose, n'ibyanjye byose, n'intekerezo zanjye zose. Ubwo rero nyine icyo wakora icyo ari cyo cyose, it's okay. Arati basi reka ndase ku ntego. Lina ati noneho n'ibyo ugiye kumbwira, ugiye kongera kumbwira gukuramo inda? Ari nizere ko utagiye kumbihiriza rwose mudu nari ndimo. Arati babe ntabwo ari icyo ngiye kukubwira. Nanjye ndumva nshaka ko uwo mwana abaho. Nanjye ndumva ko uwo mwana nshaka akavuka. Ahubwo se wanyemerera njye nawe tukabana? Wakemera ukaza njye nawe tukaba turi kumwe, ibindi bikazakurikiraho nyuma. Lina ati ne ari turi kuvugana n'undi muntu wo ku ruhande. Ari byakugendekeye gute ko numva wahinduye intekerezo? Ndati babe please wanyemerera.
Rina ati Ali, mu bibazo byanjye byose Hirwa niwe wambaye hafi, ibyo nanyuzemo byose Hirwa niwe wambaye hafi. Njyewe ku bwanjye nta kibazo na kano kanya na parkinga nkaza, ariko vugisha musaza wanjye, kuko ntago nshaka kuza nabura nta muntu wo muri uru rugo ubizi. Ikindi cya kabiri, ndamutse njaho ngaho mu rugo nabibabwiye ntago babyemera. Aratoya, ntago nshaka ko hari umuntu ubimenya. Kano kanya ntago nshaka ko iwanyu bamenya ko ari njye mukwe wabo, nta n'inkwano ngiye kuzana. Ngwino tube turi kumwe numara kubyara, nangwa se nitumara igihe gito tuzajya kwirega, ariko tube turi kumwe. Rina ati mva, reka nze nguhereze inamba ya musaza wanjye, abanza umuvugisha, nabikwemerera njye nta kibazo. Arati se wayimpaye turi kuvugana, ndumva nkeneye gukomeza kumva ijwi ry'umukundwa wanjye. Rina atugura haza. Arati ndagukumbuye. Rina ati ariko wasaze, nizere kuri gukidinga, ukumbuye nde? Njyewe Rina? Arati yes of course, mfite impamvu zirenga 3 nangwa se nyinshi cyane zatuma ngumbura umugore wanjye. Rina ati noneho mbaye umugore wawe. Arati of course, none se nuri umugore wanjye? N'ikimenyimenyi urantwitiye. Ushatse kubihakana se? Rina ati aha, nambaza Hirwa naziguhaye ngaho banza umuvugisha. Arati okay, kamuvugisha naribe. Ari ahera akahamagara Hirwa, akamwibwira ndetse akanamwemerera ko ari wowe wateye mushiki w'inda, akagira n'ibyo amwisabira, ariko akanamubwira ko akeneye ko bibubwiro. Hirwa ati ndakumva rwose, haryo ubu sinakwita muramo. Arati nta kibazo, wanyita muramo wanyita ari, byose njye nta kibazo. Icyo nkeneye ni ukumfasha. Ndati nta kibazo ndagufasha, ariko se mu rugo ko basaga naho bamubabariye kandi bari kumufata neza, ubu baramuguha? Sintekereza ko tata yakwemera ko umukobwa yongera kuva muri uru rugo. Aramukunda cyane, noneho bigera kuri Robert bikaba akarusho. Njyeweho ntago nishizemo, nangwa ngo mvuge kuri mama wanjye. Abo bombi babiri byagorana, amahitamo ahari namwe nuko wamutwara, nta muntu n'uyu n'umwe wo muri uru rugo ubizi. Njye ndaza kubibafashamo, ariko unsezeranye ko muzaza kwirega. Unsezeranye ko nyuma y'igihe gitoya muzaza hano mu rugo. Arati ndagusezeranya pe, kandi nzabikora. Barabyemeranya we na Hirwa, ndetse bagafata umwanzuro n'umunsi. Umunsi uragera koko, Hirwa agafasha Rina gucika, akamushyira Ali. Kwa ari mu rugo haba hari ikirori, hari bagenzi ba ari bakinana, hari Lydia, mbese inshuti zabo zombi ziba zihari. Rina bamwakirana yombi ndetse n'urukundo kwa ari mu rugo, ndetse bakemeranywa kubana imbere y'inshuti zabo. Bagenzi ba Ali baba bamubwira ati cyazo ushatse umugore mwiza,
bose bamubwira ati wahisemo neza. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ali na Lina bagiye kubana. Ese aho koko bazabana nangwa hazazamo kidobya? Mu rugo kwa Lina se niba bimenya bizacura iki? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse. Nge nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.